niureba mu nda y'ingumba akabona ishyanga rikomeye nta na kimwe kimunanira arashoboye. Amen. niureba mu nda y'ingumba akabona ishyanga rikomeye nta na kimwe kimunanira arashoboye. Amen. Imana ireba mu nda y'ingumba Yego. ikabona ishyanga rikomeye nta na kimwe kinanira irashoboye. Rero nta cyayinanira. Ndashimana ko urugendo rwanjye ntabwo rworoshye, buri wese aba afite icyo yavuga, ariko nanjye hari ibyanjye mfite. Na nyuma yo kubagwa nagize ibibazo bikomeye cyane, nyuma y'uko mbonye umwana ndemba noneho kurenza uko nari ndembye. Abafashe ikaramu bakandika kuzapfa utabyaye bazafata n'indi bandike kuzabyara. Amen. Abafashe ikaramu bakandika kuzapfa ukennye bazafata indi karamu bandike kuri umukire. Amen. Kuko Imana izaba yahagararanye nawe. Amina. Sha ndakubwiza ukuri, Imana iriho kandi irakora. Naho wabona bikomeye iriho kandi ntiyigize itubeshya. Yaratubwiye ngo turi abasirikare nitwambara imbaraga. Nubona uri murarwana jya umenya ko uri umusirikare. Amen. Komeza. Ndabashuje mwese mu izina rya Yesu Kristo aho muherereye hose. Mbere ya byose ndabanje kubashimira ku minsi tumaranye itari mike ngaragara njyenyine mu kiganiro, ariko uyu munsi nagira amahirwe kuba ntari njyenyine. Uyu ni umwanya mwiza. Cyambere ndashima Imana, nkashima namwe mwese. Mboneyeho no gushimira umuryango mugari umaze kugera mu bihumbi hafi 23 mu gihe kitarenga amezi 2 bidukurikirana, bidukunda, bitwereka ko bidushyigikiye, tubana natwe. Twarababwiye ngo iyi cano cyangwa se uyu muyoboro Imana yaduhaye ntago ari uwo kuza kugira ngo twinezezeho gusa cyangwa se twishimeho gusa, ahubwo niko tuzi neza ko umuntu wadukurikiye. Burya hari ijambo nyakunda kubwira abantu, nta mwaku nko kuvukira mu muryango mubi, warangiza ukagira amateraniro mabi, warangiza ukagira n'akazi kabi n'ibindi n'ibindi. Ariko burya iyo wagize abantu kurikira mu mutima, niyo waba uvuye ku kazi unaniwe kuvuga ati ariko afite abantu bajya bagana ibintu bikurutse umutima, ndabizi abo bantu ntacyo ufite wabanganya nacyo. Rero nimba dukurikiye hari icyo tumaze kuri wowe, nujya ubona ikiganiro ukumva cyagufashije, jya ukeka ko cyanafasha umuvandimwe, cyohereze no kuwundi, munakore share, harya ngo ibindi ngo subscribe. Nazo muzikore, comment, nta kibazo. Uyu munsi rero murabona ko ni umunsi udasanzwe. Umunsi udasanzwe twakiriye umubyeyi Murava Annette, Madamu Gafaranga, Mama Bebe, umuririmbyi mwiza. Turakwakiriye ku mukenyero we mwiza cyane. Nubise kuratuma mbaseriye ku mukenyero mwiza we cyane cyane. Imana iguhe umugisha mbere ya byose. Amen. Nukuri gira ikintu ubwira abantu baragukumbuye ubasuhuza pe. Ari indirimbo ivuga ngo umutima wanjye wuzuye umunezero, ibihe ni byiza ntamaganya gifite, wasanze ari byo binkwiriye. Uyu mwanya mfite impamvu zirenze imwe zo kugushima. Yes. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Hari igihe nyine umuntu bimurenga akaririmba indirimbo z'amashimwe. Ndashima Imana rero ko
yabonye ko bikwiriye uyu mwanya ko naririmba indirimbo z'amashimwe n'ibindi biri bukurikiraho. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha. Ndashima Imana kandi ndabashimira ko mwakomeje kubana natwe. Narabirebaga ariko kandi murabona ko mpari ndagarutse rero, kandi ndizera ko tugiye kubana birushijeho kandi mwumva imirimo Imana yakoze n'ibitumye mbanza iyo ndirimbo ni byinshi. Yego, nabasuhuzaga. Wabasuhuzaga ariko wahawe ikaze. Sinzi nimba ari n'ikaze, hano ni mu rugo. Ikaze. Maze iminsi nza nkora ibiganiro nkabwira abantu uti umunsi umva buri kiganiro cyose nakoraga ntabwo umunsi ni njyenyine ariko nkabaha intashyo. So rero hari abantu bumva bakumbuye Murava, kumva ahantu amaze iminsi ari narahavuze ariko kumva biri guturuka mu kanwa ke. Noneho ntabwo biri buze kuvuga ngo birasaba ko mbivuga kuko hari, ariko nko abantu bagutegereje cyangwa se bamaze iminsi, ndatekereza ko ushobora no gusanga mu byo nakoze hari umuntu utarabirebye, wenda akaba atazi n'impamvu atakubonaga, ahubwo mu byo yabonaga byaparodinzwe. Uvuye he? Urugendo rwawe mbega urugendo rwawe rwo mu kirunga na hafi kwezi n'igice utaboneka. Okay, icyatumaga naboneka ngira ngo mu masegonda atambutse barakibonye. Turashima Imana ko yaduhaye umwana w'umuhungu umuryango wacu, turabishimira Imana. Hanyuma rero ubwo nari ndi mu rugendo rwo kwibaruka, rwo kubyara. Nyuma yo kubyara nyine ngira ngo nanjye nari ndimo nditabwaho hamwe n'umwana. Murabizi abadamu nibaza kubyumva cyangwa se ababyeyi, haba harimo no kwiga. Ni urugendo rushya umuntu aba agiye gutangira rwo kurera. Nta nubwo nyine ndabimaramo igihe kinini, ariko nyine ni uwo mwanya nari ndimo. Nagize igihe cyo kubyara, ngira icyo gihe cyo kuba ndi mu rugo. Abari bamaze rero ukwezi n'igice batambona, nababwira ko ari aho ngaho narindi twarabyaye. Yego, kurimo batambona. Yego, kurimo batambona, naho ngaho narindi. Urumva rero ko dushima Imana nk'umuryango mugari wacu nka Murava na Gafaranga cyangwa se Zakari. Mwebwe ibyo muzi ni Gafaranga, ariko njyewe cyangwa na Bishop, reka mvuge Murava na Bishop kugira ngo bize koroha. Umuryango wacu turashima Imana. Naho ngaho nari maze iminsi ndi, kandi ni amashimwe akomeye cyane. Yego. So hari ikibazo maze iminsi mbazwa, ariko wenda mbere yuko tugeraho ngaho reka mfate umwanya wo gushimira. Burya umuntu ugukunda burya ntago bisaba amashami, ahubwo arakunda. So reka dufate umwanya wo gushimira abantu batigeze bacika intege bwo kuba badukurikira cyangwa se gukomeza kunkurikira, kandi ni njyenyine, kandi barasabwaga ko bankurikira turi kumwe twembi. Ariko nyuma yabo ukaza sinanabyita impamvu, ahubwo ni umugisha wo kuba hari ibindi byasabwe ko witaho ukabura, ariko ntibacika intege. Barakomeza batwereka ko badukunda, badushyigikiye. Komenti zanyu narazibonaga, dukumbuye Murava, ariko ntimunyereke ko mwandambiwe. Mbona uyu mwanya wo kubashimira. Shimira ni Simbi TV ko nabo bahagaze ku ruhande, nabyita ko bahagaze mu ruhande aho bagombaga kuburi, hari aho bazaga bagakavaringa. Shimiye Sabe, Imana imuhe umugisha ko yavugaga ati ntabwo biri buze koroha, urumenyereye ko uri kumwe na madamu wawe muganira, ariko waza ukajya nka kubaza ugasubiza, wenda bikagira imbaraga, ibintu byawe bikakomeza ntibihagarare. Ni umwanya wo kumushimira. Imana imuhe umugisha. Nkabona n'umwanya wo gushimira Chita, nawe Imana imuhe umugisha. Ndatekereza ko n'iki kiganiro cy'uyu munsi muri kubona kugira ngo gisohoke, Chita Magic niwe wabigizemo uruhare. Bereje ibikoresho bye. Imana imuhe umugisha. Urumva n'ibindi mwabonaga nabaga ndi kumwe na Sabe, nawe yabaga yampaye ibikoresho bye ndetse akanama n'umwanya we, nawe ahantu aherereye. Imana imuhe umugisha. Amen. Ntabwo twavuga ko atari mu bihe bitoroshye, ariko
impamvu muvuzeho gutya niko mbizi neza ko ibi harimo nabinyuzemo iyo umuntu ari mu bihe bibi buri muntu wese amufiteho ijambo buri wese aba yamuvuze uko ashaka ariko ndatekereza ko Sabe tumaranye ngende umva tukoranye guhera 2017 dukorana bino bintu kandi twagerageje twakoranye ibintu byinshi bijyanye n'ibiganiro bijyanye n'ibitekerezo bijyanye no gufasha abantu ari ibintu twagiye twubaka za Musanze hari abo twagiye tujya kugaburira mu ntara tukagenda nka Bishop Gafaranga n'Isimbi TV cyangwa se nka Sabe tugakora ibyo bikorwa kandi muri ibyo bihe byose teretse ka keshi nyine isiyo ivuga uko ushaka nta kiguzi nzi cyabagaho hagati yo kuba twarajyanaga ibiganiro hagati yo kuba twarafashaga abo bantu ahubwo byandabyibuka ko ari twajyaga tugiye gufasha abantu tukicara hamwe tugakora inama zanaya ngaya nawe akazana ya ukabona turi no gukusanya mu buryo busa nk'ubugoranye ariko tukayashaka tukananayabona rero twagendaga dura n'intambara nyinshi tukanabikora twagaragaza kuri kamera ngo mwagiye kwibonekeza ibintu byishura kandi twabikoze bivunanye bashoyemo amafaranga ariko umuntu akakuvuga uko ashaka ariko nge ndavuga ngo ndamushimiye ku ruhare rwanjye ndetse n'umuryango wanjye n'ibindi bikorwa koze ejo bundi ngira ngo nabwo warabibonye ni umuntu wicaye mu kiganiro ngira ngo byo uraza kubyivugira ni uruhare rwa Sabe bivuge ngo rero twebwe nk'abantu ndagiye mbona comment nyinshi nta muntu yaha kamera nta muntu yagira gute ariko nge ntago nica no mvuga ibyo ndi mubo yatije kamera aha n'umwanya bivuge ngo rero banumva burya guhagarara mu mwanya abantu bari kukuvugiriza induru bavuga ibibi ababonye ibyiza nabo bagaceceka ntekereza ko nabo baba batandukaniye n'abandi twe rero ntago turi kuvuza induru ko ataguha kamera kuko yarayiduhaye turi kuvuza induru ko ataguha umwanya yarawuduhaye kandi n'ibindi ataraduha cyangwa se natwe tutaramuha ashobora kubiduha ejo hazaza buri kosa abantu tugira no kumva ko ubufasha bukenewe igihe twabushakiye gusa ariko burya igihe cyose ubufasha bugira akamaro so rero turamushimira kandi akomeza ahagarare akomere yizera Imana nta bitarangira twabashimiraga n'abandi mwese cyane babandi banyoreje igikoma bwaraza kumbera umuhamya nimba cyarabigeze mu rugo turabashimira cyane hari abantu benshi mwagiye munyandikira message ni mwonkwe mudusuhurize umubyeyi hari abo twavuganaga kuri telefone uzo kumudusuhuriza ngira ngo nagiye ngerageza gutanga izo message wenda nawe mu byo wibuka yego ubutumwa warabutambukije kandi bwangezeho nanjye ndabashimiye by'umwihariko ku giti cyanjye abamaye igikoma sinzi nimba bingaragara wenda ko nanyweye igikoma ariko narakinyweye ndacyanakinywa n'ubu nari ndi kukinywa mu kanya Imana ibaha umugisha nyine mwagaragaje ko mudukunda mwagaragaje kandi ko mba mwanakurikiye kubera ko hari n'abarebye icyo kiganiro we na Sabe nyine ndashimye nyine rimwe mpamvu twashimiye Simbi TV na Sabe kandi nyine tubabwira yuko ubutumwa bwatugezeho igikoma cyangezeho rwose cyananguye neza kandi n'uwo mwatumye yabingejejeho rero turabashimira ntabwo tubaye ingayi ababikoze ababitekereje nyine abadusengeye kuko uru rugendo ni rurerure ufitemo abagiye bakora ibikorwa bifatika hari nk'umuntu wibereye ahantu rwose wagiye nko ku mavi akavuga ati ndumva nshaka kugirira umutwaro aba bantu nkabasengera mwese Imana ibaha umugisha ndababwira yuko Imana yakoze ndababwira yuko imirimo yanyu yagize umumaro kuri twebwe n'umuryango wacu rero namwe tubasabiye umugisha kugira ngo Imana ibe mu byanyu Imana yivange mu byanyu Imana inezeze imitima yanyu karakarimbo narindirimbye kavugaga ngo ibihe ni byiza nta maganya ngifite Imana yo mu ijuru ize ku bantu bafite amaganya ibahindurira ibihe bagira ibihe byiza baba we okay numva ntaruka kuri kamera ndumva bajya nabuze ko nifata ariko nanone ndumva bajya mfite ibintu byinshi ndumva mfite ibintu byinshi binyuzuye ndumva mfite ibintu byinshi binyuzuye ndumva nuzuye indirimbo nyinshi
ariko Imana igira neza. Amen. Ndashima Imana cyane, ariko twabashimiraga. So wenda tukirivuga twavuze abo ngabo, ariko ni benshi kandi burya mba numva gushimira ari umuco. Ntabwo nabura gushimira uyu musore dukorana ukora hejuru hari mu mujyi bita Shema 3. Nawe yagize inkunga ikomeye, twajya mbaye hafi mu buryo ndetse bwose, haba ubw'ibitekerezo ndetse n'ubw'amafaranga, ngira ngo urabizi. Nawe ndumva tumushimiye, ntabwo byaba ari bibi. Tugashimira Koroneli, nawe ni umuntu twabanye muri ibi bihe ndetse cyane, ndetse tugikomeje no kubana n'uwo Shema mvuze. N'abagabo twabanye Shema rwose 3, ni umugabo utandukanye, n'umugabo twabanye nanjye nakumva ko nashimira mbikuye ku mutima. N'izindi nshuti zanjye hari na nyinshi, nakabaye mwese ndi kubavuga mu mazina, ariko hari n'abagendaga bambwira ati ntuzatuvuge. Namwe aho muri mwese muzi mwakoze ibintu bikomeye mwiriya misi, ndabashimira cyane abo twabanye. Urumva yari amajoro menshi ariko atari mabi, yari ibisubizo, ariko umuntu akeneye abantu ahagarara nabo. Wumve ko mbashimiye, shimiye ababyeyi bagiye bampamagara, shimiye ubwo twari twavugaga abantu basa nkaho bari inshuti zacu, ariko noneho ku muryango tuhageze n'ibindi bindi. Turashimira nyenda nk'umuryango wanjye, kuko ahangaha niwo nkorera. Umuryango turahura, ndabashimira. Na n'ubu tuvugana ndi gukora kino kiganiro, hari abandi hafi nka mama ni nawe uteruye umwuzukuru, ariko ntago nabura kuvuga ngo ndashimira imiryango yanjye yose yatubaye hafi, twararanye amajoro. Twibafashije kwita ku mubyeyi. Hari ukuntu usanga imiryango kuko hari igihe tubona ikintu tukumva ni ikintu gisanzwe. Hari abantu bwose bagushyingira, ariko ugasanga bameze nkaho nyine murangirizanyije aho ngaho ku munsi w'ubukwe. Ariko ndashimira umuryango wanjye kujya uhagarara nanjye mu byiza ndetse no mu bikomeye. Hari byinshi tutaratangira no kuvuga, twahagararanyemo n'imiryango. Hari ibintu ntekereza ko nzababwira mukikanga mu gihe isi yarimo iravuga biriya. Hari ibintu imiryango yakoze ashobora kuzababwira mukikanga, ntago ari kera, kuko impamvu uze ngo si kera, hari ibintu Imana irimo irasobanura. Ejo bundi sindi buze kuvuga cyane, sorry, ariko ejo bundi bambajije ku kijyanye n'umwana uko niyumva narasobanuye. Njye navuze ko uno mwana atabaye guserebura ko mbyaye gusa, ahubwo yabaye umwana ufungura imiryango yabababaye. Ntago ngiye kuvuga izina tararyivuye. Ntago uriya mwana njye mufata nk'umwana wo kuvuga ngo narabyaye, ko kuvuga ngo wabyaye gusa, ahubwo n'umwana ufite igisobanuro kuri Kristo, ndetse no kuba ntago uvuga ngo ni kwa gutaka umwana kuko ari uwanjye. Ariko nimba ibaze nyine kubaho isi yose nta muntu uri gukubita ingoma ko uzabaho neza, nta n'undi kuyikubita ko uzabyara neza, ariko Uwiteka akaza kunyuranya za mvugo zose, agaca muri ibyo byose bikomeye. Urabizi ntago byari byoroshye, ariko Imana yabigize byoroshye. Kandi ndabizi neza ntago bino bintu bibayeho. Hari imvugo iba n'ishusho iba, umuntu akagira ngo uyu mwana ndagira ngo iyi couple cyangwa se njye na Murava ntukajye utureba nk'abantu baje kugusetsa cyangwa baje kukubwira Imana gusa, ahubwo jya ubirebamo imbaraga z'ubumana. Ushobora kuba uri kunyura mu bintu bisa nk'ibyo twanyuzemo, ushobora kuba uri kunyura mu ntambara zisa nk'iza Murava ku giti cye cyangwa nk'iza Gafaranga ku giti cye, uri kumva amajwi menshi. Nimba Satani ari kukuregera imyamba ashaka kukurasa ngo ntaho uzaba, ndagira ngo umuhindukize umwereke twe, uvuga ati ariko ibintu biri kumbaho ko bisa nk'abyabariya. Nimba babasha kuba bagihamya Kristo, nimba babasha kuba barabonye umwana, nimba babasha kuba barabonye imiryango, nimba babasha kuba barabonye inshuti zingana nkamwe muri kudukurikira, wayingewe Imana itazangirira neza. Ibintu duhagazemo tubirebera kuri ba sogokuru. Twasomye Bibiliya z'abantu tutavukiye rimwe, utanateranya n'imyaka 300 usanga duhuje, ariko twambara kwizera. Buriya nawe ushobora kwambara kwizera bitewe n'ibyo uri murabona. Watubwira urugendo? Okay, ndikumva byandenze. Hari igihe uba wumva wuzuye amarira, none ukumva hari igihe abantu nyine batajya babasha gusobanukirwa ayo marira. Ibintu nabyo rero ntibiba binoroshye. Hari igihe ugikunda kubivuga ati ubu ngubu ndize, uwo mushobora gutekereza ngo ni ibibazo, ugasanga umuntu ari gufata amarira ariko ubundi yanyuzuye, ariko amarira y'umunezero no gutekereza ikintu Imana yankoreye cyangwa se Imana yadukoreye.
yego ndashima Imana ko ntabwo urugendo rwari rworoshye ngewe ubwo abantu bamperuka kuri baby shower yego urumva ari bwo abantu bamperuka kandi nacyo cyakozwe mu mwaka ushize yego twari twagikoze tubabwira ko igihe bazakibonera nzaba naribarutse kandi nibyo ikiganiro mwakibonye nari ndi kumwe n'umuhungu ariko turashima Imana ko kiriya gihe navugaga urugendo rwo gutwita narwo ntirwari rworoshye ntabwo ari urugendo rworoshye ariko noneho urugendo rwo kubyara aho ni ibindi bindi ntabwo nzi nimba ndibuvuge detaye ariko ndashima Imana ko ni experience nziza cyane nagize mpamvu mvuze gutyo MURAVA ubwo munsi ndaza kumera nk'umunyamakuru mo gake ariko turabatumishe ntabwo twataye umurongo iyo mvuze nka gutyo hari imvugo njye najya nemera kuvuga ngo mwabyaye neza njye ntekereza akantu umwana ari muzima bababyaye neza ngira ngo nakari akantu bazagahindure gashaka kugira nk'abo gakomeretsa ntabwo aricyo njye mbashatse gusobanura ariko hari uko babwira abantu uti munsi ndi kubise niyumvaga gutya mbonye umwana niyumvishije gutya hari n'ibintu kenshi tuba tumenyereye nk'abakobwa cyane kumva ko ibere rye ryagaragara hari ibintu bitoroshye wowe ukibona umara kubyara kose umwana byagenze gute njye nyimara kuva muri salle dope aho se ntabwo urabudusimbukira nyine wowe uko arumbaje kuri ako ngako ngo nyimara ko uhereye aho nshoreye njyewe mbere na mbere nabanje no kurwara buriya mbere yuko ngira igihe nyine cyo kubyara nabanje no kugira igihe cyo kurwara ndarwara rwose cyane abantu bari bandiho barabizi nararwaraga ukagira ngo ni ibise ahubwo kubera ko narababaraga cyane hanyuma rero umunsi byabaye ngombwa ko hafatwa icyemezo yuko ngomba nyine kubyara kubera ko nari maze igihe narababaye umubiri warababaye cyane hanyuma abaganga babona ko ari ngombwa ko mbyara kubera ko bavugaga ati reka dusove ubuzima bwawe n'ubw'umwana icyo gihe kubyumva ahubwo icyo gihe kumva ko hafashwe icyo cyemezo ntabwo nagifashe nabi icyo gihe mbere na mbere kuko naravugaga ati n'ubundi ndi mu minsi yanjye yo kuba nyine nabyara nagejeje igihe cyo kubyara ariko biba ngombwa yuko ndwara cyane ariko mbere y'amatariki again rero igihe bafataga decision yuko bagomba kuntera ibise ni decision nakiriye neza ndabyibuka ko nayakiriye neza cyane nanabimenyesha nyine ndavuga ati kubera ko icyo gihe mwari musohotseho gato Dr yinjiye ndi kumwe n'undi muntu ukiri muto biba ngombwa yuko ari njye babibwira hanyuma rero mbabwiye ngo muze nyine mwumve decision hanyuma rero iyo decision twese nta n'umwe yagoye kubera ko nari maze igihe ndembye bikaba ngombwa yuko nyine bagomba kuntera ibise kugira ngo umwana aze kandi ubuzima bwanjye bube neza n'ubw'umwana nyine hataza kubamo ibindi bibazo ibise rero ndabyibuka umuntu nyine barambazaga ngo ubu ngubu umeze ute ngewe rwose ntabwo natangiye ndi kubabarana ntabwo nimba ari n'uko bimeze nta kibazo bya bintu rwose nzabishobora bya bintu ndi bubishobore umuganga umwe yari yambwiye ati ntabwo nshaka kuza kugera nimugoroba utarabyara rwose Imana igufashe ubuse ko kuragera kuko yari yiriwe avuga ati ntabwo nifuza yuko nagera igihe cyo gutaha utarabyara bari banshyizemo icyizere gituma numva ko ndi bugeze nimugoroba nabyaye ngeza nimugoroba rwose ntabyaye ngezana nimugoroba rwose ubona bidafashe ubona rwose umuntu abona wagira ngo nta n'ibise banteye ariko mbere yaho nabanje kugira ibise barabihagarika
urumva mu by'ukuri ndashima Imana ko umugambi wayo utandukanye n'uwabanzi bacu cyangwa se n'uw'umwanzi Satani, kubera ko Satani w'icyo yaragambiriye ni ikibi, kuko kuzana ibisembere ubwo urumva icyo yaragambiriye ni ukugira ngo tubure umwana, ariko ndashima Imana ko babihagaritse bikemera guhagarara. Igihe rero cyabyo kigeze ibise noneho ahubwo biranga, byari bihe rero bitoroshye, umugoroba uza kugera, ijoro riragera, ibise noneho ndabimenya najya numva abantu umuntu bamubaza ngo ibise ngo bimera bite, ukumva ngo ni ibintu ngo utasobanura, ariko numenya ari ibintu utasobanura, kuko ubu ngubu ngiye gusobanura ngo ibise bimera bite, ubundi nari nzi ko mu buzima nababaye kandi mbabajwe n'umubiri. Abantu bagiye bankurikirana kuva mu myaka itambutse bazi ko nagiye mpura n'ibibazo by'uburwayi, nari nzi ko nababajwe rero n'umubiri burya, kandi nari nzi ko ngewe nariwe mu nda bikabije. Hari n'umuntu ugeze kumbwira ati kuno wowe ubabara mu nda rego uzabishobora, niba gutera ibise rwose wibyarire. Ririya joro twari turi kumwe urabyibuka, narababaye pe, narababaye pe, narababaye ku buryo muri ababyeyi twitawe. Hari inshuti zawe ngubu zifite nk'inda y'amezi 3 datuma, ahako nanjye barabimbwiraga ntwite, ahubwo njye banabimbwiraga mfite inda yenda kuvuka, bakambwira ngo ubwo se ngo ubwo wari wababara none ubwo urumva. Anyway, ntago ari kubatera ubwoba, ariko ndi kubasangiza, ahubwo ndi kubasangiza kugira ngo mukomere. Nubwo ndi kuvuga ibi urabona ntago ubundi gushinyiriza, ahubwo ni ibintu naciyemo ndi kubabwira. Narababaye pe, narabaye ku buryo iryo joro ndabyibuka, hari abantu twari turi kumwe, abantu dukunda cyane, ubundi iyo babonye utapfa gufunga amenyo ngo nyine ubabare, isura yawe uyikunje, ariko ngira ngo niwo munsi ntago, of course abantu bose ntago baba ari comfortable ko tubavuga kuri kamera, ariko niwo munsi bashobora kuba barabonye net. Ubundi banzi, ubundi rwose nararwaraga barabizi, ariko bakwinje bagahita babona ndasetse. Umuntu aza kundeba mu bitaro rwose n'amaserumu akabona nyine ndasetse, ndabasuhuje ndimo ndasmilinga, ariko uwo munsi nta nubwo narebaga. Ndabyibuka mama yarambwiraga ngo se ngo wababonye ngo uko baje, nabasuje gutya birananira kuguma muri icyo cyumba. Nyine uribuka ibyabaye byose kiriya gihe, mumbabarire natangiye kugira amarangamutima, ariko birako urabyemere kuko hano ntago ari niyo yaba ari muri gereza. Eswitu se n'induri wiyemo ayambwireka ngo hekano ntacyo ugafite. Merci. So nibyo nandi kuvuga, icyo gihe byari ibihe, wenda nshobora kuvuga ibisebe nko byagatavuga se nka burabaye iki, ariko nuko nyuma twebwe tuzi icyo turi kuvuga. Ntago ryari ijoro ryoroshye, hanyuma ubwo buribwe bwose mbucamo ijoro ryose, na mu gitondo bigeze ibisebe bitabihagarara, nabwo urumva ndababaye kubera ko navuze ubu buribwe bwose nciyemo birangira gutya. Rero biba ngombwa rero ko bafata decision yo kumbaga. Niyo decision yindi yangoye rwose, ngira decision yarandemereye. Ntabwo nzi nimba abantu bari banyegereye, nako abantu bari banyegereye narabarebaga, bafashe icyemezo cyo kumpumuriza kugira ngo bumve ko nta birenze, uragaruka rwose amahoro. Ngiye nari nzi ko ntari bugaruke ko, ariko byari decision itatworoheye kugira ngo dusinye rwose hari ahantu twabakaga buri mwanya tume mudaha iminota tubitekerezeho, kuko numvaga nta complication nagize yatuma bafata iyo decision, ariko kandi hari yari yabayeho yatumye bafata decision yo kumbaga. Ndashimana muri salle dope, nabwiye Imana yuko yiyizira, kandi ndashimana ko yari hari muri salle dope. Operation yanjye yagenze neza, ndi kumva indirimbo nziza rwose nyine za gospel ziri kundyohera, bari kunganiza turi kuvuga umurimo w'Imana, bari kumbaza umurimo w'Imana bimeze bite, bari kumbaza ngo umutware wawe, nyine bambaza ibibazo byinshi ariko byerekeranye n'umurimo. Numva noneho ndaryohewe,
mu mwanya muto cyane numva umwana ararize barampamagaye wowe ubwo bahise baguhamagara njye nayo nkiraho ntabyo nzi ibyo ni ibyawe batarandabyibuka ko batarana akirira wari wicaye kuri SOS ahaguruka arambwira ati ko uba wicaye arya hanze arambwira ati wabyumvishije ko babiranye ko yarambwira ati minota 30 turaje tukuzana umwana na madamu ariko tubonewe n'umwanya wo gushimira ariko hagati aho abantu bo muri salle dope nari nabasekeje kubera ko nari mfite ubwoba ko ndi bubabare noneho kugira ngo bamenye ko ikinya cyamfasha nimba byaranatinze yari gahunda yo kugira ngo banyemeze uburyo ikinya cyamfasha iriya minota hari yindi yiyongera kubanza kunyumbisha ko ikinya cyafasha ko naravuze ati rwose ukuntu kose batestinga navuga ati ndacyari kumva mubanze mu making sure yuko ikinya cyamfasha kuko nari ntinye ubwo buribwe mu buryo bushoboka ntabwo nababaye umwana baramunyereka byari ibihe bidasanzwe ariko mba n'inzozi ndavuga ati ntabwo tushimiye n'abari abaganga harya ni shandi bubashimire ndaza gushimira n'ukuri abantu kubera ko twagiriwe umugisha yego kuko tunabigarukaho aho nabyariye ntago ariho nagombaga kubyarira nari ndwaye indwara isanzwe noneho babona kurekura indembe gutyo kandi isohoke mu bitaro gute se yenda kubyara bafite ikibazo batari gusobanukirwa ndi indembe bari kumvura ntabwo ndi gukira abadokiteri bavuga ati ntago twakurekura turakura umeze gutya ntituzi ikintu kiri kuba ko turavuga ati hoya kuko twari tuzi aho tugomba kubyarira nuko ariko Imana yo mu ijuru irategura ariko nzavuga ndi kuvuga nkumva ndafashijwe we nyine nabo baraza gufashwa mwe muri kudukurikira mu kanya turaza kunyuzamo tubereke impamvu turi kuzura mwuka ntagare hari ukuntu bakubaza ngo Imana yawe iri hehe ukavuga ngo iri mu mutima ariko wese nihire ni byiza n'amaganya ngifite amen wasanze ari byo binkwiriye uyu mwanya amen mfite impamvu zirenze imwe zo kugushima mwihangane ushaka kuza kugenda gutya bizajya bigenda gutya iyi minsi ibintu bigiye kubabaho simbizi nakubwira hari comment nyambona ariko ngura mugabo ngarakabya ngakigira umuntu w'Imana none ngo yari hangana ukuntu yigira ngo yaba ari kumwe na Murava ngo ukuntu yigira ariko mu byukuri ikintu cyo nakubwira ariko ngira ngo urakizi ubwo niko iyo turi hano ntago tuba turi kwivugira gusa tuba tuvugira abantu beje igihe kirageze ngo tube hari ijambo maze iminsi ndi gukoresha rivuga ngo ndashaka kuba intwari yanjye igihe kirageze ngo twebwe na Kristo tubabanye bari muri twe numva Mariya ashaka kuza kuko n'ubundi bayo utarize bashaka kuza kukwita amazina bayo usetse gusa bashaka kukwita amazina ushobora kurira bakanyita amazina ushobora kuvuga ndakaye bakanyita amazina ushobora kuvuga nseka ahubwo dukoresha icyo biravanga abana b'Imana biyorwa na mwuka ntuyoborwe n'amategeko cyangwa se n'amajwi y'abantu nicyo nagira ngo tubane Imana barafashanya nanjye ndagufashije nka bishop nimba ushaka kuboho ari umushitsi wanjye akakuvuga indi muzivuge amen hari umushitsi wanjye witwa Dorcas yara nyine ni nko kumbwira atari ko mupanga ibiki imipanga ari y'Imana aturi bukana agomba kubyarira se kubera ko yari ari kubona uburyo ibintu byose byapanzwe umukirina yinjiraga mu cyumba cyanjye bikamunanira gusohoka ati ibi ntabwo bisanzwe bimba ariko reka mpfukame senge ndavuga se ni iki kiri kuba ubundi mbese nge nashimye buri departement yose yo mu ivuriro yose ahantu wagira ngo hari hahungabanye bakaza mu cyumba ubona nyine muganga akazana serum ariko akavuga ati mbere yuko ndashaka gusengera nete umuntu akaba ari ahantu ari we wari uri wenyine nko kuri reception akaza ngo reka ninyabye gato mbanze menyane bimeze bite reka ngende nta muntu nari nsize ariko nashakaga kuza kureba bimeze bite nabonye gahunda y'Imana mu buryo budasanzwe nabonye urukundo rw'Imana mu buryo budasanzwe amen ndabashimira
ndabashimira Imana yarabakoresheje mwarakoze kumvira Imana yego kubera ko ibihe nanyuzemo iyo nza kuba ntafite abantu bankikije bari no mu nshingano zabo rero byari bugorane nari mfite abanjye bahari ariko noneho n'abari n'abaganga kuko abaganga nibo bagomba gukoreshwa kugira ngo mere neza sigende neza wari wabirose mu bihangane wari wabirose ndabivuze noneho ubirota turi muri iryo vuriro kandi atari ryo twagombaga kubyariramo urota umuntu guhereza umwana uranamutwereka uranabimubwira ati nge narose ari wowe umpereza umwana kubikurura ntago twabikuriye kubera ko twari tuzi ko atari aho tugomba kubyarira ariko umugambi w'Imana uratangaje naje kubyariraho ndi muri salle dope buri wese ari kumbwira icyo ari bukore wa muntu yivuga ari wari ngo ni wowe ngiye uri buze kuza gufasha umwana ndavuga ati birasohoye inzozi zirasohoye niwe waje kugushyikiriza umwana rero nkuko wari wabibonye rero turashimana kubw'umugambi wayo umugambi w'abana b'abantu ntabwo ari wowe w'Imana kiragiye twabonye gukora kw'Imana ahari se nari busubire mu rugo bikagenda gute n'ibintu byambayeho turashima Imana ko ibyambayeho twari dufite umwana kuko Satani si cyo yaragambiriye rero nihuse nyine ndashimana ko operation yanjye yagenze neza byari inzozi muri ngewe kumva ko umwana wanjye ahari hanyuma baramunzanira ronka nicyo kindi kintu navuze ati noneho mana simbizi Imana ifite nk'isoni nire kumva ibyo bintu nibyo ni ibyanyabyo subira muganga arumva ari serious aramunzaniye amuteretse kwibere nyine ubuze uko bahita babyakira bakabona uri umubyeyi reka mbabwize ukuri Imana yo mu ijuru itanga urubyaro ku bantu bakeneye urubyaro mbere yuko nkomeza nibyo Imana yo mu ijuru itanga urubyaro ku bantu bakeneye urubyaro ku bantu bankurikiye bashaka urubyaro Imana yo mu ijuru ibaha urubyaro ko icyizere uwo muganga yaramfite cyo kunzanira uwo mwana ngo yonke ndakubwiza ukuri Imana yo nyine mu masaha yayo no mu gukora kwayo namaze kuyibona nyine si nicyo gusa ahubwo ni nk'ikindi nakongera ukuntu usakana nako kavuye mu nda ako kanya kahita kamenya ko kagiye gukura karaje karakurura ye baba noneho ndavuga ati ibi ni ibikindi kubona Mana we karakurura Yesu we Mana ariko ukiri aho ngaho ukivuga burya ari ikintu njya nemera ikintu bita gusenga kurabohora ariko kubohora kambere no ndi gusenga ni ikintu naje gusanga gidukubita mu mugambi burya ari gihe wumva ibintu ukakeka ko yaba ari wowe wivugisha cyangwa ukumva ufite ibitekerezo ariko burya ari gihe tujye tunyuzamo twumvire ndumva habaho nk'umwanya hari kuko urabona kugira ngo byari cyambere habanza umugabo hari abantu bari guca mu ntambara muri aka kanya zishobora kuba zidasa nk'izacu ariko nazo ari intambara hari n'abandi bashobora kuba bari guca no mu ntambara zimeze nk'izacu hari n'abandi bantu nzi bagiye gufata imyanzuro kubera agafaranga kubera murava ariko muri aka kanya kuko natwe turi mu bihe bindi abizi hari abantu bataduha amafaranga ariko baduha amasengesho kandi burya ndifuza kushaka uri kudukurikira ufite ikigeragezo gisa nk'icyacu ku musozi waravuzwe ibintu byinshi umaze no kubivuga ugeze no kuri uwo musozi ubura n'umwana yego ushobora kuba noneho muri aka kanya uri kuvuga ati naho uwo mwana sinari nahagera ahubwo noneho no kugira ngo mbihagararemo birimo birangora ko burya muri aka kanya bano bagabo bagiye basenga amasengesho akomeye niko bagendaga bahuriramo babaga barahuye n'Imana mu buryo bukomeye yende umva nizerere abo bantu ndumva ko isengesho ryawe ishobora kugira ikintu rihindura wenda baraba begeje hano kamera iwanjye bazana umwana gati umufate ugira ibintu waturira ku bantu ubifuriza ibyiza nk'ukura buki mbega sindi bukuye ukuri bwumve mwuka kuyobora bundi banarebe n'umwana mwiza umwana w'umuhungu wenda bw'igihe mbega uno munsi wari umunsi wo kumera nkaho tubereka ko turi bazima dushimira n'abo bantu ibiganiro byo bigiye kuba byinshi mu gihe kuzumva ubuhamya bwinshi kuko hari ibintu Imana yakoze ndabizi ni umwana wacu ni umwana wanyu ni umwana w'igihugu kandi ni umwana nzi neza ko azahindura byinshi haba mu buzima bw'umuryango haba mu buzima bw'igihugu
so rero isengesho wasenze ndabizi neza kuko abarakora byo bivuga neza ngo nta sengesho ry'umunyagara ribaho ku muntu byizeye kandi ubyizereyemo bimubere gutyo, bimubere ikintu kimubohora, bimubere umurinzi, kuko ndabizi gusenga birakora, ariko yusenganye kwizera kandi ugasengana amahame. Sinzi nimba unyumvishije neza, gusengana amahame ukanasenga wizeye. Biya nivuga ngo gusenga kutagira imirimo ni ipfabusa kuwiteka. Rero burya mu gusenga bisabamo n'amahame, yego hakabamo no kwizera. Rero ndizera ko ikiganiro mugani nko kuri kubivuga cyagoranye, gisa nk'icyagoranye kubera impamvu nyinshi. Umuntu afite byinshi kandi ntabwo yabivugira rimwe. Sinzi turi kuganira ndagira ngo muri akanya hagira umuntu usubiza ubwenge nyuma mugani wa yandirimbo arebe 2020 buriya twayita na gatatu arebe ukuntu byari bimeze. Twongere turebeho abirebe muri iki gihe turimo muri aya matariki turimo, ndagira ngo kugira ngo agere hano nahereyo arebe imvugo yari ihari, arebe muri aya matariki y'uku kwezi turimo n'ibyo nanjye mvuze ukwezi kwa kabiri k'umwaka ushize ariko duhagazemo. Agenda arebe ibinyamakuru byose bikomeye mu gihugu udakuyemo n'iki na kimwe. Ugenda urebe titire ziri ku biganiro twakorwagaho, ugenda urebe amagambo yaturutse mu kanwa k'abantu batubyaye, abakobona akita ngo n'abakozi b'Imana, ariko giye sinzi nimba nabyemera. Ejo bundi hari ikiganiro kitavuze ngo haraba pasiteri ngo sishaka kotinga icyo jambo yakoresheje ngo birirwa basesengura byo mu buriri byananiwe, ariko abo bose barahagurutse. Ariko hejuru yo guhaguruka n'Imana nawe yarahagurutse. Amen. Sinzi nimba uri kubyumva, barahagurutse baranavuze, ariko hejuru yo kuvuga n'Imana yaravuze. Hejuru yo guhaguruka nawe yarahagurutse. Ahubwo no muri akanya reka kandi ikintu kiri kunsetsa, uru rugendo yashyize mu bwenge bwanjye, yashyize no mu byo navuganye nayo, nabyita ko sinari nanagenda 1/10 mu by'Imana yavuze. Reba no rugero, reba sinari nabona umunezero na 1/10 mu rushako rwanjye. Reka utagira ngo ni mu kugira amadoka n'amazu, muri mariage yanjye iby'Imana yavuze sinari nabona kimwe. Ariko no reba umunezero uri hari mu gihe kingana nk'umwaka. Tekereza 2027 bizayimeze gute? Nanjye icyo kintu ndagitekerezaho. Nsigaye mbireba. Ejo bundi sinzi aho nagiye mu bukwe bwa Kiramani, bandika titire ivuga ngo Bishop Gafaranga ngo umugabo w'umuramyi wa gospel Murava yatashye ubukwe bwa runaka. Ariko noneho nibuka ko ubutaye ibintu none ubyo babaga bari kwandika hebyo ubushize. Nibuka ukuntu babyandika ndavuga ati cyakoze wa Mana we. Abandikaga ko abafashe ukuboko, haleluya, abafashe ukuboko kwawe bandika kuri umupfakazi, bakafata ikaramu bakandika, bazongera bafata indi bavuga kuri umunyamugisha. Amen. Abavuze ikaramu, abafashe ikaramu bakandika kuri imbwa, bazongera bayifate bandike kuri umugabo. Abafashe ikaramu bakandika kuzapfa utabyaye, bazafata n'indi bandike kuzabyara. Amen. Abafashe ikaramu bakandika kuzapfa ukennye, bazafata indi karamu bandike kuri umukire. Amen. Kuko Imana izaba yahagararanye nawe. Amina. Ndakubwiza ukuri, Imana iriho kandi irakora. Naho wabona bikomeye, iriho kandi ntiyigize itubeshya. Yaratubwiye ngo turi abasirikare, nitwambara imbaraga. Nubona uri murarwana jya umenya ko uri umusirikare. Amen. Komeza. Ni ureba mu nda y'ingumba akabona ishyanga rikomeye, nta na kimwe kimunanira arashoboye. Amen. Ni ureba mu nda y'ingumba akabona ishyanga rikomeye, nta na kimwe kimunanira
ireba mu nda y'ingumba yego ikabona ishyanga rikomeye nta na kimwe kinanira irashoboye rero nta cyayinanira ndashimana ko urugendo rwanjye ntabwo rworoshye buri wese aba afite icyo yavuga ariko nanjye hari ibyanjye mfite na nyuma yo kubagwa nagize ibibazo bikomeye cyane nyuma y'uko mbonye umwana ndemba noneho kurenza uko nari ndembye ntarabona urubyaro ariko byakose ntarabona uyu mwana nahuye n'uburwayi bunakomeye cyane abo twari turi kumwe barabizi mara igihe noneho narabaye indembe cyane yego sinzi umuntu mama yahamagaye nta iryo jambo ni nka bwo bwa mbere nari numvise arivuga aravuga ngo nimba yaravuze ngo muri aho ngaho ngo umwana arimo arapfa nyine byatewe uko ndimo ndapfa nyine umwana arimo araducika ndavuga ati uko ko nshobora kuba ndimo ndabacika hari igihe nyine iyo wowe urimo aho ngaho kuko uba ucyumva ugihumeka kumva abantu bari kuri ruhande bari kubona ibintu bitangaje abantu bari kuba bafite ubwoba ariko nanjye nari mbizi naciye rwose nanyuzeyo ndagaruka na Imana yemeye nyine yarabyemeye kuko ibyitemeye ubundi ntibitugeraho ariko kandi ndashimana ko yangaruye ndashimana ko naciye ahantu hakomeye cyane hababajeho uburwayi bukomeye cyane ariko Imana yaje kunkiza wenda hari igihe kizagera tugasobanura neza ibyo bintu kubera ko hari abantu bagenda baca muri ibyo bintu twebwe twagize kuba tutarasobanukiwe indwara twahuye nayo cyangwa se n'ikihe kibazo twahuye nacyo rero iyo umuntu atasobanukiwe nabwo ushobora kubona ubuzima bw'umuntu bugucitse ariyo mpamvu mboneyeho gushimira n'undi muganga nawe twari twavuze ko tuzamushimira wa muganga rwose wabashije kumenya ikibazo cyabayeho agahita atuvura icyo gihe ni ukuvuga ngo umuntu neza wari umaze igihe yararembye abantu bose barashoboye ikintu cyo gukora twamugeze imbere ahita atubwira ngo mu minota 30 ngo uraba wakize so turagushimira uriya muganga yatubwiye ko atari ngombwa kumuvuga ariko ndabizi neza yuko abizi ko twamushimiye cyane kandi warakoze nawe kumvira Imana kandi Imana yabikunyujijemo uratuvura kandi twarakize uko abantu bamperuka biratangaje kuba bashobora kumbona nicaye hano ko sinabashaka kwicara kuba nabasha gufata iyi mikrofone ko sinabashaka kuyifata kuba ndi kureba hano muri kamera nkongera ngahindukira nkakureba kuko ntabwo byashobokaga kuba ndi buze guhaguruka kuba nateruye umwana nkabasha kumuterura ntabwo byakundaga muri make nta cyari kigishoboka nta kintu nari ngishoboye gukora byari bihe bitoroshye ndashimira abantu bambaye hafi kuko kubana n'umuntu nk'uriya kandi mugomba no kwita ku ruhinja ni ibintu bitari byoroshye ndashimira umutware wanjye ko yahagararanye nanjye kiriya gihe urugendo mwaciyemo wowe na mama nararurebaga kubera ko n'abandi ndi bubavuge wenda ntabwo ndi buvuge amazina kuko bose ntabwo baba bari comfortable wenda ko twabashyira kuri kamera ariko ndagushimira cyane wowe uri kuri kamera ndagushimira cyane guhera umunsi wumviyeho ko nyine tukubwiye ko ndembye kubera ko narembye na mbere ndagushimira uburyo ibako wakoranye kugira ngo tugere kwa muganga ndabigushimira kandi kuva kiriya gihe ntiwigeze uva kwa muganga ni ukuvuga ngo nimba nababwiye ngo namaze igihe kinini ndi mu bitaro ntarabyara ndabyara mara indi minsi mu bitaro na nyuma yaho ndakomeza ndarwara ndaremba nta munsi atarahari ndabigushimiye cyane ko wahabaye kuva uriya munsi ubwo twahereye kuri uriya rugendo kuko kirageneye nagushimiye ku bigendanye n'urugendo rwo gusama duhereye kuri uriya munsi ndagushimiye ko wahabaye ndagushimiye ko nta kintu nigeze mvuga nshaka nigeze mbura ahubwo mwamaye n'ibirenze ndi hariya
nuko ngo mu rugendo rw'uburibwe cyane nari mfite mwarabashije gutuma noroherwa muri ngewe kumva yuko mfite abantu banyitayeho nta kintu n'iki na kimwe nigeze mbura iriya minsi ndabashimira cyane ndagushimira sinzi uburyo nabivuga ariko ndagushimira amajoro twararanye nta wundi muntu wabigukoreye nta wundi muntu ugeze agusimbura wabaga uhari muri ririya joro ndarambuza induru rimwe nyine bikagucanga neza ubundi ukaba wabaye strong nyine umuntu aba ari umuntu ushobora no kumva nyine bikurenze ariko ndagushimira ko warahirirwa ukongera ukaharara ntabwo yahararaga gusa yabaga yanahiriwe yarahabaye nta muntu n'umwe yigeze ahereza izo nshingano ngo azifate ahubwo yafashe inshingano ziwe arazikomeza rero ndabigushimira ko ntawe wigeze ubiha ahubwo warabyikoreye ku giti cyawe kandi rero nibyo nanashakaga nari nkeneye uwo mwanya ntabwo nari nzi ko uri kunyumva neza uri kunyumva nari nkeneye uwo mwanya ndagushimira tukumva turi no muri ka kazi ubwo icyo ndi guhiga wacyumvishije anakibuza ariko uri bukibone ushobora kuza kukibona wakomeza nta kibazo nakibonye ubwo nanjye ndi kugihiga ariko ubwo uraza kumfasha mu kanya so nibyo nari ndi kuvuga ndagushimira ko nari mbikeneye kiriya gihe ariko kandi warabimpaye ntabwo ari uko twari buri umuntu rwose ugusimbura ko turabafite abantu benshi kuko no mu muryango bagendaga basimburana ariko abasimburanye bakahagusanga bakongera bakagenda ukahasigara rero kubana nanjye kiriya gihe narabibonye none ubu ngubu narabigushimiye cyane Imana iguha umugisha warabishoboye kuko nari nkeneye kwitabwaho narabyumvaga kandi nshima Imana ko yabikubashishije kubikora mu buryo ndi kubivuga rwose neza cyane nta kintu hano ndi rwose nyine ni ibintu bindi ku mutima warakoze cyane uburyo umuntu ari gushimirwa habera icyunzwe yumva bikomeye cyane warakoze rero warakoze warikoreraga ariko warakoze ndagushimiye mbona igihe tubonye umuhungu wacu warakoze kuhaba kubera ko hari ibyo ntashoboraga gukora kiriya gihe bikaba ngombwa yuko ubikora kubera ko mama we nyine ntiyari abishoboye kiriya gihe ukabikora uri muri no kuri mama we kuko uruhinja rutari bubashe kugira icyo rwikorera na mama we utari kubasha kugira ikintu na kimwe yikorera ndabashimiye hamwe na mama kenshi tumuvuga ari aho hafi ariko ntabwo nyine tumugaragaza tujya tuvuga mama akenshi hari igihe wa mama ajya ahita aza muri flashback mama wanjye arahari mana yanjye ntabwo ari wawe ngerekana kubivuga nshobora kuba nari ngendeye mu kiganiro njyewe umuntu ntawe nzi ntabwo nigeze mubona nari nibeshye ntabwo vraiment muzi n'ibyo yavuze ntabyo nzi gusa numva babimbwira ko hari umuntu witiriye mama ariko ndavuga mama wanjye nyine ari hano ndamushimira cyane ni umubyeyi mukuru ariko nta n'uwabashaka kumubwira ngo ajye kuruhuka byemere yangenda njya hehe ariko mwaretse rero Imana imuha umugisha mama my goodness ntabwo nzabyibagirwa mwankoreye ibintu ntazibagirwa kubera ko mwabikoreraga afite ubwenge ntabwo nari umwana utabasha kubibona nimwe rero mwabigize noneho ibyanyu igihe noneho hagezweho ko hagiye kwitabwaho umwana nyine w'uruhinja na nyina utagira icyo abasha kwikorera muri kubikora mwembi byagoranye kabisa byagoranye wenda mbere ntarabyara narahagurukaga nkagenda ariko icyo gihe ntibyari bigishoboka kwita ku muntu nyine utabasha no kweguka utabasha kugira gute Imana yo mwishuri baho umugisha sinzi wenda nimba nanjye naragerageje ariko ndabashimira ikintu cya mbere cyo twavuga Imana nayo iguha umugisha turashima Imana mbere ya byose ko yakubashishije ikindi ntago ari ibanga kenshi tujya dukunda kubyumva uyu mudamu atwite afite ama stress nshobora kugira ikibazo ku mwana ndikaba yavamo bikagenda gutya
ariko ntabwo twicana tugira ngo tubeshye abantu mu by'ukuri ntabwo twatwitiye mu gihe cyari cyoroshye kandi noneho wenda tubona no gusobanurira abantu benshi bazi ko n'urugamba twarwanya rero biriya bintu barebaga kandi biratandukanye ni ukuri nagira ngo mbabwize uko nabyo ntabwo mvuze ko byari aho ariko noneho twebwe dufite ibindi bintu mutaranumva bishobora kuba ko muzumva twarwanaga urabona mwebwe baberetse twarwanaga n'imbeba n'intare abantu baraza babereka imbeba basiga intare ku buryo n'abantu benshi ndetse mushaka kumva mvuze ngo twarakomeye ngo rero ibyo twarwanaga nabyo nibyo byari bikomeye ndetse benshi bataranamenya ariko ndagushimira ko muri ibyo bibazo byose wabashije kubihagararamo ukabirenza amaso ukavuga ati hejuru y'ibi hagomba no kubaho ibi burya rega nitwe tugene twe bagena bikorwa bitubaho keshe n'ukuntu tubiha agaciro ndashima Imana cyangwa nagushimira ko wabashije gutoranya igikwiriye wabashije gufata ikimbaraga akabari cyo werekezaho umutima kandi urabona ko Imana yadushyigikiye solo nawe warakoze kubintware ntabwo navuga ngo ni ku munsi wo kubyara cyangwa twita gusa na n'ubu ko wita ku mwana uko by'ubushaka ko biba rimwe na rimwe utanashoboye ariko nkabona ushaka kubigira ibishoboka nyine kwa kundi ko kumva ufite akantu k'ububyeyi bugati kuki kibuze cyakabonetse nyine nabyo burya igice kimwe ari gihe umuntu abiri ariko umuntu ababire bakabihimbara avuga ati wa ni byiza solo natwe turagushimira cyangwa se nanjye ndagushimira ku giti cyanjye warakoze cyane mama muze gutya biba bisa nk'ibihura sinima biri kungaruka cyane nukuri sinima biri kungaruka mu kanwa cyane sinima birimo biragaruka cyane ariko hari ijambo uyu musore bita yagoye yegeze gukoresha aravuga ati muzabyemera mubona umuntu yimanitse ku mugozi cyangwa yakubera imvugo mu muvugaho avuga ukuntu abantu baba bameze nk'abari kwikura nka jenoside nyine kwangiza abantu ngira ngo ku video baragapostinze bamubona nk'umuntu uvuze ubusa cyangwa uvuze ibintu biraho ariko burya mu by'ukuri turi mu gihugu cy'amategeko kandi burya nezera ko icyaha wakoreye kuri social media burya ntago gisaza hari nk'umuntu burya wadutabye hari umuntu wanditse comment ashaka ariko we muri wabayumva ari ibintu biraho byarangiye ariko nyamara burya bishobora nko kugira nk'izindi ngaruka mu gihe runaka umuntu atazi ari no mpamvu no mwanya nibikunanira kugira indangagaciro z'ubumuntu uzagire basiniza amahame z'igihugu turimo nujya kwandika nujya gutuka umuntu nuhaguruka ugiye gukenyera umwenda ngo uvuge umuntu ngiye nk'ubu ndimo ndareba nk'ibi bintu byo no sinamuvuze ko zimva garutse ndi kureba nk'ibi bintu byasabe nkibaza ngo ariko se aba bantu bazi ko bino bintu birimo ibyaha ndetse binahanwa n'amategeko hari nk'abantu benshi nk'ubu n'urugero nashyira nko mu nkiko bakavuga ati agafaranga n'umugome afungishije uriya mubyeyi amutesheje abana ejo nk'uko na Sabo ushobora kubona wenda ari nk'abashyize nko mu nkiko Sabe n'umugome n'umwirozi kuki akoze biriya bintu ariko se reka turebe nyende kukivuga nk'umuntu cyabayeho umuntu uri guhaguruka akatera ikositimu agatera iribaya ati ngiye gusesengura ubusambanyi bwa Sabe wa muntu we watekereje kuri Sabe ugatekereza ku mwana ugatekereza uriya muntu afite nyirabukwe afite sebukwe afite baramube tekereza mu by'ukuri iyo uhagaze uri kuvuga ati ubusambanyi bwe mu by'ukuri ufite video ufite gihamya ufite inkuru ya nyayo keretse kumva gusa hasigaye hariho n'ibindi bintu narabibonye kuko nk'urugira nk'abagiye baza kunsaba imbabazi baravuga ati twajyaga imbere y'umukameramana akatubwira ngo kugira ngo atukoreshe inkuru niko twemera tukakuvugaho mbere yuko utunga umuntu kamera agiye kuvuga undi muntu mu by'ukuri wabashe kwita ku miryango ye ese wa muntu uri kubivuga biramutse koko bikoze icyaha bikaba ngombwa ko nyigurura umwavoka cyangwa se uri kuvugwa kigurura umwavoka ejo ntago bazandika izindi nkuru ngo runaka ni umugome n'ukuri mureke tubane mu mahoro dushyigikirane nujya kwandika komenti uyitekerezeho nimba ugiye kuyandika kuri Murava yitekerezeho nimba ugiye kuyandika ku muntu uri kuvuga ibintu uwo ari we wese mutekerezeho ariko bibaye byiza bantu b'Imana mwarekeraho
mwarekeraho ndumva turwenda tugana ku musozo. Twakoze umwanya munini ndabizi tuzakora n'ibindi sinzi nimba hari abantu nari ngishimira nari nabahereyeho ariko by'umwihariko ndashimira umuryango wanjye muri rusange naranabashimiye ariko rwose n'ahangaha ndongera ndabikora. Yego iyo mvuze umuryango wanjye mba mpereye ku babyeyi banjye ndashimana ko iracyabampaye bombi, so ndabashimira rero bombi bahagararanye nanjye. Mana yanjye ari igihe umuntu mu by'ukuri ntabwo biba ari itegeko ariko ngewe umuryango wanjye wahagararanye nanjye mu buryo budasanzwe, bose bari bababaye bari kumwe nanjye, ibintu nyine byari ibyabo cyane, bambaye hafi, umwanyiteho mu buryo buri muntu wese ndabibona ko akoze fort kugira ngo ahabe yaba mu kubyara ariko no mu burwayi. Nabonye guhangayika bose bagize kubera ukuntu nari imeze, ariko ni mu gihe koko umuntu wawe iyo umubona ameze kuriya ntabwo watuza, ariko ntabwo twakwirengagiza ko wenda hari n'imiryango ibyo bitabaho. Dushimana kubw'umuryango nyine Imana yaduhaye. Ndabashimira ko mwagaranye natwe uburyo bwose mubizi ko mwabikoze. Imana mu ijuru ibaha umugisha kandi narabibonye cyangwa se twarabibonye. Imana mu ijuru ibaha umugisha. Umuryango wanjye mwese hamwe ndabakunda kandi ndabasengera. Rero mwarakoze cyane, mwarakoze narabibonye kandi nshimana yabibabashishije. Umusaruro nguyu rero urahari, imbuto ngiyi, kandi haracyari n'ibindi byiza Imana ndabizi ko irabifite yatugeneye. So mwe mwese rero twabanye guhera ku munota wa mbere, Imana ibaha umugisha. N'inshuti zanjye mbabarire, inshuti zanjye zabanye nanjye cyane, nabo wenda si ngombwa kubavuga amazina ariko baba babizi, iyo mvuze inshuti zanjye zirabimenya uko zirizi. Mwarakoze cyane, n'abandi bagiye bamba hafi mu buryo nyine bwose. Imana ibaha umugisha. So Imana ibaha umugisha cyane, ariko tubasaba nimba ukunda ibikorwa byacu hari icyo bigufashaho, nimba ureba kino kiganiro utarakora share, utarakora subscribe, wabikora tugakomeza kubana umunsi ku wundi turi umuryango mugari. Nawe nimba wumva uri umwe muri twe cyangwa se hari ibyo twungukiraho, dukurikira ariko unabitwereka, bizajya bari ibintu byiza. Ariko tubona n'umwanya mwiza wo kubabwira ko ducuruza imyenda hano mu mujyi, turi abakozi b'Imana. Uyu ni umuririmbyi, hari n'abandi bantu benshi ariko bajya bumva twakoresheje indirimbo muri background mu kiganiro, ngo iyi ndirimbo ni nziza, ngo twayikura hehe. Sinzi niba mwari bagiye ko turi n'abahanzi. So ntabwo indirimbo dufite n'indi cano yitwa twayivugira Annette Murava, nayo ni iyacu, ndumva igiye kugira hafi 50. Nayo mwajyaho, hariho indirimbo ndumva zijya kugera muri 5 bivuga ngo rero indirimbo niho nkiri, imboni, ndakwibutse, indi imboni isanzwe. Yego, izo rero ni indirimbo ziriho, mwagenda nabo mukazireba. Zira ndirimbo nazo cyangwa se racaho nayo ni y'umuryango wacu cyangwa se ni yacu. Indirimbo ziriho n'ibihangano bya Murava. Muri no minsi agiye kuba n'ibindi bihangano bigenda bitandukanye. Ariko twongeye tuyibutse ko turi n'abacuruzi. Dufite shop y'imyenda mu mujyi yitwa Bishop Gafaranga Fashion, ducuruje imyenda uku nambaye, biba mu iduka ryacu. Bivuga ngo ushaka kutugana tukwambike, ushatse kutugana imyenda yo kugura, yo mu bukwe, yo mu birori, ni karibu katugana. Nkunda kubibwira abantu mu by'ukuri ntago mbashonje, simba shoje mbaka ituro, ariko mu by'ukuri no kunshyigikira mu buryo bufatika nabwo ntago ari bibi. Ukavuga ati Agafaranga nkunda ibitekerezo bye, ukunda ukuntu asa kuri kamera, ukunda ukuntu avuga. Mu by'ukuri ntunzwe n'ibiryo mu buryo bw'umubiri. So rero ntago nshaka kuzavuga bwa butumwa bwo gusaba kugira ngo mbone, ariko nanone burya yo mu supportinze mu buryo bwo guhaha ibicuruzwa byanjye, bimpa imbaraga zo gukora n'indi mirimo, haba n'ivuga butumwa. Ndabizi neza hari abantu muri kunkurikirana mubizi ko mujya mumpamagara mukavuga ati ni mudufashe Gafaranga, mugende gutya, mu birabizi ko simbohereza isengesho kwa kesha rye mama mubwiye mu bifatika.
rero burya yuguriye gafaranga ubukoze byinshi umurimo wanjye wabo wo gufasha wabo wo gusohora ibihangano kuko ibihangano musaba ko sohora cyangwa se murava sohora no kuri mu by'ukuri tubishora amafaranga so rero bivuga ngo mujye muza mudushyigikire mu buryo bufatika Imana izajya ibaho umugisha mbona n'undi mwanya wo kubabwira yuko kubera bino bihe tumaze iminsi turimo ntari nakomeje ya masomo yanjye yo kwiga kubera impamvu zari zibayo zitari mbi urumva ninjye wari urabona kwita ku mubyeyi no kugira gute ariko ya gahunda nababwiye ntabwo yegeze hagarara mboneyo no gusaba imbabazi abantu bagiye bampamagara ari benshi duhe nomero za mwarimu turashaka kujya kwiga hano muri Icyongereza kubera n'ibintu byinshi ari igihe bitagiye binkundira ko bibohereza bakibutsa abantu ikigo ni umugabo wawe yiga Icyongereza bamufashije nawe bono no kumushimira nawe hagararanye natwe mu buryo bw'ukuntu yego ni Lawyer Training Hub yego ibarizwa mu Giporoso hafi ya hariya kwa Rutayisire kuri Anglican Church ndimundi ni mu mazu yabo nibyo yego ari amazu Lawyer Training Hub yego rero kubifuza nyine kwiga urwo rurimi nta nubwo ari Icyongereza gusa bigisha Igishinwa Igiswahili Igifaransa bigisha indimi zose nk'ubu mwani wena njye nahisemo indimi ebyiri ariko n'izindi numva araho zigeze ndatekereza ko nazo n'izindi nzazifata kuko business nkora inyemerera kuvuga indimi zirenga ari umwe cyangwa ebyiri kandi ndamushimira cyane nawe ugenda untera courage zo kwiga bakanigisha ushobora kujya aho ngaho cyangwa se na online tugiye kubaha nimero umuntu ashobora kuba nyine yababona n'andi mahirwe ahubwo ahari ushobora kuba uri mu Bwongereza waragize amahirwe kujya mu Bwongereza ariko utarigeze ugira amahirwe yo kwiga ushobora kuba uri muri Amerika ariko utarigeze ugira amahirwe yo kwiga ukabona kwiga noneho ahantu batumva n'ururimi rwawe bikugoye nimero ndi buze kuziguha uzifate bashaka kukwigisha online mu gihe kitarengeje amezi 3 cyangwa 2 ufata vuba nawe bishyizeho burya hagati y'urya y'uwigishwa n'uwigisha bose iyo bishyizemo imbaraga nibwo bigira umusaruro ukabasha kuba nawe wagenda ahantu ukagira ibyo wikora nk'ubu ndatekereza ko mbere nabonaga umukira nkatamamagara murava yaba adahari ugasanga ashaka gutiduka kandi ari iryanjye mu by'ukuri rero ugasanga umuntu anyibye duhagararanye ariko ubu muri aka kanya hari bimwe by'ingenzi mpamvu ndi kuvuga kino kigo niko hari bimwe by'ingenzi kimaze kungezaho mu buryo bw'amasomo bivuga ngo rero gafaranga hari benshi batagize amahirwe nk'ayanjye ariko muri akanya ntuzajya uhora ubureminga batarakukize mu ishuri ngo kukikera ntize na n'ubu uracyahumeka ufite imyaka 70 ufite imyaka 50 waza ukiga suje n'abanyeshuri twigana mwese na mwarimu wanjye n'abandi barimu bose ndabashuje cyane rero waza bakakwigisha hari promotion rero bari bashyizeho ariko sinabasha kwishyiramo imbaraga mu buryo bwo kubitewe n'ibihe byageze ko mera nk'icitsa abantu nsa nkaho wenda nabona kubisabiramo imbabazi haba ikigo ndetse n'abankurikiranaga ya promotion n'ubundi yo kuba baratanze kugira ngo wishyure y'imisi mikuru ntago yavuye bari barashyizeho kugeza mu kwa mbere ariko twaganiye n'ikigo kubera ko habayeho kutabishyiramo imbaraga ndavuga ati mwaka byaremwe nimwongere mutanga kandi hari abiyandikishije ndabashimira batangiye ariko namwe nimwihebe mukurikije video nakoze ubushize ngo bizarangira no kwa mbere babongereyo guhera uyu munsi mubonye no video baongeyeho igihe kingana n'iminsi 30 waza nawe bakuriye ho buri mukiriya 20% ku mafaranga wishyura kuko hari yabishyura bitewe n'ibyiciro yo wiga VIP yo wiga muri rusange online ntago bishyura amafaranga angana bitewe rero n'ikiciro ugiye kwigamo bagukaturira 20% uhereye ubu ngubu urebe kino kiganiro ushaka kwituhamagara ushaka kumaza gafara nimpamagara kandi ubu ntafite umwanya wo kwita niga ubu nona niyo waba uzatangira iyo wishyuye ubu nona bakaguha resi yuko wishyuye nawe waba uzatangira mu kwa 4 cyangwa mu kwa 5 uzagendera kuri ya promotion rero reka ntange nomero ndaza no kuzipininga ariko reka nazibahe kugira ngo bize kuba bigenze neza izo nomero bazikoresha mu buryo bwa WhatsApp bakazikoresha no guhamagara uri hanze bandikira kuri WhatsApp cyangwa guhamagara hose birakora kubera iki gitara n'amaso yanjye soze ngo ndimo ndareba umuntu w'Imana we ni 0788 24 4964 0782 24 49 64 izo ni nomero za mwarimu wamuhamagara bakagufasha n'ibindi wenda ntabashije gusobanura neza bakabigufashamo ndumva ibindi byose Uwiteka yaduhana umugisha
ndetse nimba hari icyo ushaka gusoza ubabwira. no kubashimira no kubabwira ngo bakomeze babane natwe kubera ko ari ibindi bintu turimo turategura gukora kandi nyine ni mwebwe dushaka nyine ko muzabireba ni byiza rero muzakomeze mubane natwe mudukunde natwe turabakunda kandi vraiment birahari tugiye gukora bisa nkaho ari nabishya. Murakoze cyane rero umuntu uri kutureba urebe ko wakoze subscribe nimba utarayikoze uyikore ubu umuryango mugari bamwe muri twe dukomeze dusangire ijambo ry'Imana ndetse n'indirimbo Imana ibaha umugisha. Amen.